Sandrine ahubwo Mutesi acunge neza. Sandrine na Fredina batabari kumukina ntuza Kangenge Karirengura. Karirengura gaturika Karirengura mwene Bushati mwene Kivu Sharire na Rabo. Urumva acunge neza kuri kumva nimba yarajyaga abona udufoto ndikubyumva atabari kwiririshwa nkaho umuhungu nawe ari kuri misi abona Sandrine nawe ajya mwohezo udufoto shana ubu biragoye asanga tuzabona nkiye mu masavano ubu biragoye yego ariko ukuri guhari ari nacyo cyatumye nkora ikiganiro cy'ejo yego ni message numvishe Sandrine avuga n'amarira arikurira cyane nimba koko Ferdinand barabanye ntago yari kwemerera uyu mugore yandika iyi message sibyo ahubwo wenda bari kureka Sandrine ahubwo akanamwara wenda bakamwohereza n'ibihumbi 30 bakamubwira utako kabanza bitewe na Dubai n'ubukwe n'ibiki ingaya 30 ndetse akanayashyira ku rubuga kugira ngo amotive n'abandi baze bagire gute bakora nabwo byari kuba biryoshye cyane urumva niyo yari kuba ari ibihumbi 10 yari gukora iyo geste ariko adaciye mu gikari ase nk'ubwira amagambo akomeretsa nde Sandrine ati sinafashe ibiganza urumva yego nshaka kuzatuma Ferdinand aza gukomora ibikomere Sandrine kubwira amagambo bari kubwirwa na Mutesi kumva Ferdinand aje kwiyomorera ibikomere umugore we wa mbere nyine nawe ni nkuko uri kwica iyo telefone ibintu uri kuyikorera ubwabyo uburozi ntibibaho bamuteye nkumva baguteye nawe reka tugaruke kuri comment ya kabiri nundi ati nuko ariko mute ukuntu watwigishaga tugafashwa koko udutenguha ushaka umugabo w'abandi imbuto yatwereye niziye se ubu koko urumva ko uko byagenda kose nta gahunda bwemeranye nabo yego urumva yego impamvu rero ntari bwemeranye nabo yego icyambere by'ukuri mu bintu bigaragara uretse Ferdinand kuba yarabeshyewe Sandrine yego ariko Mutesi ntago yatwaye umugabo w'abandi Ferdinand we bajye bamushinja ubu ryashyize kuri Sandrine yego Mutesi wamushinje iki nta kintu ngewe namugayiye iyo message nimba yarayanditse niyo yonyine namugayiye ntago umuntu yagaguhungiye uyu munsi sirimu hari ibintu tutakibasha kugereranya yego urumva ariko kankora aka kantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari abantu bahemukiwe n'abantu babasaba imbabazi barazibaha hirya yo kubasaba imbabazi babagabira n'inka icyo kintu uracyumva mvuga ngo hari abantu basabye abandi imbabazi nyine umuntu yakoreye undi icyaha uwakorewe icyaha arenga hajya gusaba imbabazi uwamukoreye iki icyaha ibyo binarenga hamworoza n'inka kugira ngo abana banywe amata aho harimo isomo rikomeye rero gutangira kwitekerezaho kuri wa muntu wari warakoze cyaha hano ntago Mutesi yari akeneye ntago Sandrine yari akeneye iyi comment iyi nyandiko ya Mutesi yari akeneye ko amubwira uti ni 5 byonyine mfite ihangane kandi akabikora ku rubuga kugira ngo amotive n'abandi urumva ariko iki kintu yakoze ni nko yarabwiye Sandrine ngo gapfe nanjye warunyisha urumva ni nkuko nguko yengeye mvugisha ukuri kuko erega kuba nge jiste naguhemukira ntago ari igisobanuro cyo kunyitura inabi weho nimba hari agasamusamu kw'ibihe byiza ufite ka mwuka wera nyerera imbuto y'imbabazi noneho biri buntere nanjye guhita ngaruka hano Sandrine igikomere cyese kiba dabo yego kuba erega ubusandrina nawe buriya nta mugore ujya utuka umugabo bamutwaye ahubwo umugore atuka umugore atukwa mutwaye kandi umugabo nta mugore watwara umugabo ahubwo abagabo batwara abagore babandi ariko urebe nawe umugore ajya kuri polisi akavuga iki kigabo cyaraye kinuka ni mu gifate arya bavuga ngo umugabo batwara bari iki simbizi banza bari ikinyugunyugu noneho nimba ariko bavuga ngo ni ikinyugunyugu ntago nzi ukuntu bavuga nanjye sinzi hano noneho urumva Sandrine yakagombye kwataka Ferdinand yego ariko ntago wakwataka ku muntu waraye wumva icyuya cye
ajya nagikumbura ntago bibaho kuko urasanga ari nka kenda atajya oya ntago habura akantu k'urwibutso nuba hangaha ari yego wasanga hano hahize wakabona urumva noneho urumva noneho ntago abareba ikibazo ko ari Feredina yego mu mboni zako kanya ntabwo avuga muti ibintu nkoreye umugabo wasanga waranamusuje wisize imiti nyine ntago ajya yemera ko yaba yaragiye vira mu pangu urumva niyo mpamvu ntago muri Sandrina akeneye kuzumvamo ijambo na ngiye Mutesa nyanze nababara man ese urumva gukunda ubundi umuntu wandika iyi comment urumva gukunda ariko iwanjye siko yanditse ngo iki ngiye yahageze ashyiramo icyubahiro ashyiramo umutima nyine w'umuntu yahobeye umfashe rega nanjye buriya Mutesi hariya n'igikombe natwaye mu bakuguyemo nanjye ndimo asanga banakumbuye ko ntabwo yamuramura agatsirwa mujye mukura nuza mu biganiro yakumbuye misaye urumva Pastor Mutesi icyo koze icyo mpamya cyo ntago yumvishe ikiganiro ngo akirangize kuko namwe nimba muzi kiriya kiganiro twakoze yego ntago namuvuze nabi njyewe aho navuze nabi ahubwo keretse Feredina nimba ari uri kwiba telefone ya Mutesi akajya gutera comment kuko njyewe navuze ni Feredina kandi Feredina ibyo namuvuze n'undi wese yabivuga naravuze ngo bibona Sandrina arira si ikiganiro yari yakoze ejo bundi n'ubundi hano kwa Sandrina ngiye mu rugo urumva ntago njyewe mba nkeneye amabifu yo kuri social media nimba Sandrina arize se arimo ariririshwa Nese ubu niba arabanye Feredina nta bintu baganiriye na Feredina bakemeranye nese ubwo kuki Feredina hakana ko uyu mutima atawubabaje biragoye cyane rero nimba aramutse abihakanye ku muntu babanye nicyo kibazo urumva rero njyewe nari ndimo mvuga ngo aho Sandrina kugira ngo azongera avuge Mutesi ajya avuga Feredina wamusezeranije ibintu ntabishire hehe ntabishyire mu bikorwa urumva ariko Pastor Mutesi ararengana ubwo aho ntago nari imuvugiye n'undi reka dukomeza tuvugire Pastor Mutesi wacu hano hari umuntu reka bajya bavuga ngo inkongobotsi niko bajya bavuga yagize gutya abaraje kuri playinga Pastor Mutesi mu gihe ari wari kuri playinga kuko nawe bari bateyeho comment cyangwa njyewe nyiri cano ati ariko nanjye mfite amatsiko yo kuzabona iherezo ryawe n'uyu mugabo wapapuye umugore musangiye kwizera sharahira ko inkuru itazaba murava n'agafaranga uyu muntu yese murava n'agafaranga ninde wapapuye murava yafashe umugabo gafaranga arasanzwe afite undi mugore nawe ndamuzi yego noneho ngo aka kanya umuntu arimo araza agatega iminsi Pastor Mutesi amubwira ati nawe iyi story ishobora kuzaba nk'iyamurava n'agafaranga noneho nawe akitaba inkiko suko ahubwo ngo akazajya mukubita ubwo nibyo yarashatse kuvuga ubwo yazajya anafungwa ubwo rero kuko story ya murava n'agafaranga harimo no gufungwa ubwo ninde wafungwa Feredina yafungwa ahubwo twazabaza Sandrine nimba Feredina ajya kubita abagore ariko rero reka nkubwira kandi kana ejo nakoze research ndeba abantu bose banaga mu magereza ni igitsina gabo gusa yego ubu ngo Pastor Mutesi azagira nta muntu bazadukaragamo w'umugore aya urumva ndareba ku nkiko zose Bosco yarabihanuye ko Mama Charlene ashobora kuzafungwa Mama Charlene wenda ashobora gukorerwa audite yari amarogi yego yari amaza kodeshwa aho umuntu wicara kuri YouTube gusa iyi business nike gishoro yashoye aya mafaranga yavuye burya leta irakurikira yego ntago twe twinjiye nabi ese murumva bagomba kugenzura Mama Charlene wiwe ko Sarongo bamugenzuye reka afite umugabo utwara indege se Sarongo ntiyari afite uruganda Uganda ngo rukora imigati Sarongerega yari umuvuzi gakondo ibyo yavuze ntago yabivuze twikomereze bya Sarongo kuko nta nubwo tunabizi ntago biragera ntago turamenya ibyabyo yego turi ko cyari kwikoreka twihere muri comment nundi yasaza ati nuko bose bari kuri playinga Mutesi urumva ko ufite abakunzi nubwo ntago tukari benshi urumva reka mutantukasha urumva mutantuka reka nkubwire rero Pastor Mutesi kinagomba kubanza kumenya ahaho
nanaca umusaraba nkawurenga mu gihe iriya famiye yego Pastor Mutesi nta kibazo mubaraho yego kuko buriya tujye tuvugisha ukuri nanjye ndi Pastor Mutesi ubuzima nari mbayemo yego nkabona umuntu nk'urukundo nawe akaruma yego ntago nakwita kureba ngo afite undi kuko nta byari bihari byemeranyijwe n'iki n'amategeko kugira bazajya namwandikira turaza no kubigarukaho ko bazajya namwandikira gutyo ukamwita umusazi turaza kubigarukaho urumva none rero Pastor Mutesi naza kumbwira ngo umutwaro we Feredina nta kosa yakoreye Sandrine yego ari bashaka kwishyira heza kandi koko niko umugano uvuga ngo nta wishyira heza nta wishyira habi aheza hahari urumva ariko nawaza azabanza nyemererewe na Feredina ko Feredina yahemukiye ndane nimba DJ Brian atari gutinya gutuka yago kandi mu mazina uri kubyumva nimba nibishaka ajya kuri live ibyo byose nawe akabikoreraho ya TikTok nimba uyu Godfather zagashoza intambara maze igihe mwumva akazana ikibazo kidafitiye n'abanyarwanda iki umumaro wewe uzanye video ngo muje kuvuga ngo The Ben yakoze umuntu mu gituza mbese biri bufashe iki ibyo bintu biri bufashe iki ariko aje umuntu nafata umupuri w'umuntu nawushyiraho umupuri w'umuntu niko numvisha ba DJ Brian bavuga nawushyira mu gihu kugira ngo utaza kugaragara nawushyiraho bahite bamurega ngo uwo muntu yakoze iki yakoze amakosa urumva none se weho umuntu azanye icyo kintu nk'ubu hari space nabonye iriho umugabo uri musomana n'umugore mu gitanda kandi ubona ko iyo video bayikoze bayiteguye ko bashaka ko igomba kujyanza ikaba trend urumva ibyo bintu byose bije waho uri kubwira isi yose ko The Ben yakoze amabi nyamaze The Ben ni umustar uri kubyumva kuba The Ben ari umustar urumva weho noneho ukamuzana ngo nuko mana abastari n'abagore babafata bakabaheka yarenze iriya stage yanamununira akamuha noneho n'iminwa mukumirwa ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo uri gushaka kwerekana ko kubwira Pamela kumubwira uti weho reba ibyo umugabo wawe yaragize ute yararimo wenda Pamela ntiyari yanabibonye niyo yabibona ntiyabiha agaciro azi ko umugabo ari iki ari umustar ariko uko mubishyize kuri space buri wese atanga igitekerezo muri gusenyera The Ben muri gushaka kumumanura ngo mumushyire hasi ariko uyu mwana ntiyamanuka ngo ajye hasi kubera iyihe mpamvu ahavuye Mana arahazi n'umusanzu yatanze ku gihugu twe turawuza uzaba abana bazamuka nta n'umuziki uri mu Rwanda igihe ari kasete wewe urakiza abana batabonamo n'umufungo bakihangana bakambara ubusa paka bazamutse uyu munsi wa none bari gutumirwa mu bitaramo bikomeye cyane barakoze ibyo bashaka ko bamanuka nizera ko ubuse nimba The Ben ataramanutse ku ishanga urumva ubu yamanuka kuri uyu mwana wa hano hirya ahangaha ntibyakunda rero hanyuma reka nigarukira ngaha inyuma gato mbanze nikomoreza uri akantu icyo harumbwe kuri Mama Sava haba ariye mpamvu ahubwo umupira wa Masava wamugani bawumenya ntago ari wo urarangira akajya gatari mu Masava Mama Sava se yakora ubwo bugoryi ako kimu wabona dore ubugoryi Mama Sava yakoze oya juste yamara maje kumva komeje kumva amajwi y'abagore bateretswe na Kimu reka nkubwire gahore kambwira abakiriko yarazi ko bamwemera yego urumva ni nakantu kabo kugira ngo Imana ikwereke indyarya zigukikije bo barifuza ko yamanuka ariko ntibizakunda yego bari kubazwa na biriya bitaramo agira ute akora ariko The Ben nta muntu uzamusimbura kuri intebe ya muzika cyetse naba yanapfuye arahari ariko Melody sasa hari oya Melody regana wakora ibye kandi agiye gukora ndirimbo nanuza na Ben reka we oya nyine Melody akora ibye kandi ntekereza ko batasuzugurana aba bagabo bombi urumva mwomoje kuri Ben impamvu mugarutseho rero urabona ibyingo byakomeye hano hanze uyu The Ben afite madamu bita Pamela turongera tubihuze nanone na Bishop Gafaranga ndetse na Annette Murava uyu mudamu ngo bita Pamela turongera tugaruka none kuri ama space ya live aho hari umupasiteri bita Hakimu uri kuvugwa ndetse nanone na Mama Sava araza aho ngaho kuko Mama Sava bivuga ko iriya video nimba ariyo koko
ishobora kuba yarashyizwe hanze na Hakimu kuko ngo niwe bavuganaga kuri video call. None tugaruka kuri Mama Sava tuhita tunabihuza nuko ngo hano hari amajwi ndaza kuba gukinira aho uyu Hakimu ngo avuga ko ari we wahanuriye Pamela ko azarongorwa na The Ben. Ese ntibwasohoye? Ibyo byarasohoye. None se wari wabona basi The Ben aza avuguruza ubwo buhanuzi? Ubwo buhanuzi bwaragiye hanze. Wari wabona se Pamela aza avuga uti ntago Hakimu yigeze ampanurira? Ntabwo byabaye. None nimba bitarabaye rero Pamela akaba yarabanye na The Ben, ubuhanuzi bwa Hakimu bwarasohoye. Ikintu nshaka kukubwira, abantu babona Hakimu w'umuhanuzi. Nanabwira abantu hari ijambo rikunda kuyobya abantu ngo bazababonera ku mbuto iki bera. Nyamaze Yesu yaravuze ngo ndagiye simbasize nk'iki nk'imfubyi, nzaboherereza iki umufasha. Uwo ngo azagenda ku bya Data agira ute abibamenyesha, kandi azabakoresha nibyo nge nigeze ngirane, azababwira ibyo nge nigeze mbabwira. Bishatse kuvuga ikirere iri jambo. Uyu munsi wa none ikinyejana duhagazemo naho tugeze, umuntu ashobora kuguhanura ari umusinzi, umuntu ashobora kukubwira ibyawe asambana, umuntu ashobora kukubwira ibyawe yiba. Rero ndakambwira abantu biterwa ubwoba n'ubuhanuzi. Ahubwo niba umuntu akubwiye ngo Justin ni umuhanuzi, genda n'ikikujyanye. Nimba ugengwa gusengere, genda gusengere. Namara kugusengera, nimba hari icyo akubwiye ukumva nicyo, sibyo, mwubahe. Wubaha amavuta y'iki y'ubuhanuzi. Rero kuba Hakimu yahanura, ese nanjye reka mbaza abantu badukurikiye, aba ba Mama Sava batangiye kuvuga na bantuza na Gigi batangiye kuvuga, ubundi kambaze kamere kuri Gigi. Hakimu yarakubwiraga ngo geza nyereka ikibero, ibyo biganza bye bikazamura bikajya ku itako bikamwereka. Mwagiye mwiha agaciro my friend. Nimba uzamuye, nimba waramweretse no ku mabere, mujye mwemeranya, mwateretanye mukanakundana, ahubwo ibyo mwemeranyijwe mwembi bikananirwa guhuriramo. Ibyo rero ntaho bihurira n'iki n'agakiza. Ahubwo ikintu baba bagiye gukora ni shitani bashuka kugira ngo bongere biyanike. Urumva? Ni shitani ubashuka, ni shitani ubashuka kugira ngo bongere biyanike. Uri kubyumva neza? Shitani abakoresha kuko none se siri ubundi gukizwa niki? Nge Justin nimba nkijijwe ngomba guhura n'ibindwanya kugira ngo shitani anesha agaciro. Kuko Hakimu yahuye n'ibimurwanya. Buri Hakimu ni umuhanuzi. Kuko uramwemera. Nge sindahura nawe ariko Hakimu ndamwemera. Dore impamvu mwemera. Umuntu wese urimo umwuka w'Imana, urimo n'ibihe byiza, ahura n'ibintu bimustabinga, bimumanura, bishaka kuma DJ Brian kubera mu bitaramo. Reba ukuntu cano yabigenda izamuka. Urumva nta bundi buhanga. Nuko uvuga ikirero, nuko uyu mudamu cyangwa nimba ari n'umukobwa simbizi, arabizi neza ko we agomba, arabizi neza ko agomba gukora akantu kazatuma twika nyine muri ubwo buryo mu gihe azaba yaje kuri YouTube. Ndakumva cyane. So uri gukoresha akagozi ko. Okay, yego. Reka mubaze iki ngiki rero, muri kano kanya impamvu nayo nkomoje kuri Vice Mayor nyuma yo guhunga itangazamakuru, aka kanya nawe yaje kuri YouTube, yafunguye YouTube channel aho abantu bari kumwe urwamenyo bati aka kanya nagiye kuzajya yiruka imihanda. Uyu mubyeyi tumuhere yitega iki? Ahubwo mpamagare ndi uwa mbere ampe n'akazi. Ngiye abantu nk'aba nibo mba nanishakira ngewe. Naze nawe ashakishe nk'abandi. Azashake views zibure cyane. Zibure nawe abona ukuntu twakakaye. Wende ejo niba mugira ikizere bakamuha ministeri, azamenya icyo azakora muri YouTube. Azamenya uko bimeze. Cyasa nabiganiriza atange n'ibitekerezo. Yego. Juste reka dusoreze ku nkuru ya Gafaranga. Mbere ko tuyisorezaho nifuzaga kukubaza, wumvishe ubyo Chita yavuze, aho yaravuze ati itangazamakuru rwose bizagenda bite. Mbese yitabaje Scovia, anitabaza n'umukuru wa RIB ati mutubare mudufashe kuko abantu
barenganira ku nkiko. Ibyo yabikomoje ku mubyeyi Annette Murava wabonye uburyo yasimbutse ejo imodoka gikomando, uburyo yasimbutsemo, aravuga ati rwose ndabitabaza mudufashe. Ese undi wowe uriya musimbuko Annette Murava uvuga iki? Ahubwo ngiye hariya ngaya Annette Murava. Annette Murava arabizi ko ni umusocial media, sibyo? Ni umuntu ufite indirimbo yarebwe na za miliyoni. Ntekereza ko kuba yarihishaga inkiko nuko byari byamaje kurangira kumenyekana ko ari we wareze umugabo. Icyo ni icyambere. Kuba yarirukanka agashaka ko ntabamubona. Ariko nk'umuntu w'umusitari w'umu-YouTuber yikumva ko aba-YouTuber batitabira urubanza rwe, kandi niba rwitabira baraba bafite n'amavideo. Icyo si cyumvikana. Ni ukuvuga ngo rero hari Annette Murava nawe yagombaga kumenya ko akeneye ko bavugirwa. Yego, yagombaga kumenya yuko nimba ibibera kuri social media yarabizi, sibyo? Noneho ngo umuntu yari afite ubwoba cyane ngo yitwa Claude. Rero kuriya kwihuta nekereza ko niwe wikozeho. Naho cita kubivuga kuriya keretse ahubwo nimba batangaza ibitari byo. Ariko nimba batangaza ibiri byo, uretse no mu Rwanda no mu mahanga, abanyamakuru baba bari ku nkiko. Sinibaza rero ko uyu munsi wa none byaba ikibazo. Icyo nabwira cita we ahubwo abo banyamakuru avuga ko nawe yari yagiyeyo. Kandi ko yavuyeyo none se yatangazaga ari impuhwe. Ntawamenye. Ndabizi neza ko nimba hari abajya ku rukiko batari abanyamakuru, abo nibo bakumirwa, sibyo? Ariko ntekereza ko ngo ni bishop cyangwa se n'umupasiteri ubyakiriye uti. Buriya rero iyo ibintu byageze mu butabera muvandimwe, nta kintu mbivugaho, kuko bimwe mu bintu bishishoza amaze kubona ni ubutabera bwo mu Rwanda. Buriya inkiko zo mu Rwanda cyane nk'ibi birego by'abasitari ntawe zihohotera, nta n'uwo zirenganya. Ni ukuvuga ngo rero Gafaranga ubwo ibyo byose bagiye kubyigaho. Ubwo ntekereza ko ubwo yagiye muri hamwe Sarunga afungiye, niyo gereza bamujyanyemo, niryo gororo bamujyanye. Ubwo mu kanya turabyumva no ku gihe. Karera amasubiriza cita. Ese cita kuri kwamagana itangazamakuru ku nkiko ko ibi biba bisohokeye n'ubundi mu itangazamakuru nazo bazice. None se ubwo iyo batajyayo imyanzuro tuba tuyimenye gute? Rero ahubwo cita weho wongere wicare wige, yisubireho, wicare wige. Nimba abantu bagusabye ikiganiro ukaceceka, nyine ejo rwose cita yasuzuguye Claude pe, aramusuzugura. Claude ari defanda biranga. Icyo nge navuga cyo nimba hari akavuyo kabera ko yes, reka ngusuze nongere ngwikaze mwifurize amahoro y'Imana muherere wose kwese. Niba uri mu gitondo mwifurize igitondo cyiza, ni muri nimugoroba mwifurize umugoroba mwiza. Ngende uri nk'ibisanzwe uyu munsi ngira umugisha wo kubana na Rivera Pasteur Registre mu nkuru n'ibigano byacu bya buri munsi. Uyu munsi sinongeye kubana nawe ku kiganiro yari yakoze ahashize, nkabona Mutesaraje akubisaga comment kihuse. Ejo nabwo giye ko nabara mu kiganiro yakoze, nabwo Mutesaraje anyarutse atabanje gusoma, yumva ashaka aragaruka akubitaga comment gatonya yifuza. Ariko nibaze ngo uyu mu mama nimba mu kiganiro ko cyose nguko cyakabaye kikarangira adashaka kumvamo akagize itiku cyangwa se icyo yifuza, ajya areba ikiganiro akirangize. Ndetse n'abaguha utwo tuntu bakumvisha kubwira tumvaho umuntu yakuvuze, bajye baguhereza utuntu twumvikanisha icyabaye. Nitangira ikiganiro gutya mvuga ngo abantu mutajya murangiza ikiganiro gitera comment y'ibyo wumvisha, apana gutera comment y'ibyo abantu bakubwiye. Nangira ikiganiro muri uburyo mbwira ngo amahoro y'Imana bane nawe Justin. Kandi n'abantu badukurikiye bahorane nayo. Ntago rero bari bayakwifurije ariko nawe muhorane. Rega kubera ko nzi kuri umwisilamu inshallah. Inshallah. Shobora byose nago y'ijoro. Amen.
oya yahise ajya kwa padiri. Reka tubwire abayisilamu ngo assalamu alaikum, abarokore ni Yesu, abarokore ni Yesu ashimwe, abakatolike ni Yesu akuzwe, abayehova ni Yesu akuzwe. Yesu mu wa katolike, bavandimwe abayehova ntago mbizi. abarangi nabo bakomere cyane aho bari, bakomeze barange neza. Dusuze mugwiza, dusuze mugwiza, no dusuze n'umurangi ibumoso nawe tubwiye tumeze ute, urakomeye. Abi buryo namwe tubasuhuze. Bamaze bambwira ngo usigaye unyunza mu biganiro by'amatiku. Bande ngo iyo tutavuze kuri Mutesi nta matiku tuba dukoze. Ariko ufite abantu bakuyobora ibintu ukora. Ufite abantu bakuyobora ibintu ukora. Umuntu ubugwa nk'akajana. Warangiza wavuga Mutesi akagakwepa. Erega hari jya bari ntanze. Wagaruka wabura udukara ugatavuga uti Mutesi salamu alaykum. Ubwo rero ko ariko amakuru ufite shanga Mutesi ashaka ko yaratuye ashadu umusigite ejo bundi. Erega ibihe bimeze nabi muvande. Nimba umuntu anyihera senkani y'umuceri n'umufuka w'amakara. Mutesi ndamuvuga mushaka iki? Urumva Mutesi afite abafana bamwisigira n'amarange wangu. Ego ukora ikiganiro bakigusubiza uti bigiyemo nibiki, ariko kansuhuza abansubiza ibiganiro nabwo ndabemerana ko mwafashe umwanya wo kundeba. Ariko wo tuziranye se woho mbwiye, dore nkunda kwikorera inkuru kagira ngo ni wowe mbwiye. Ntago ari we. Hari umuntu mamuziranye wowe na Mutesi ukora ikiganiro akatakorereza ituro. Oya Sharetse Marene wiwe yigeze ampa miliyoni zingahera. Marene wa Mutesi umva nkubise zingahe zo gukora urusengero, ankubita imwe yo kugabura abakene. Oya yari 700 si 700 harya. Twarajyanye ni 750. Oya 700 gusa hari. Oya yarengaga wa murezi we. Ariko ubundi ampa miliyoni na hafi ebyiri hari. Ubwo urumva ni hafi 3. Ariko akajyambwira uti Mutesi ndamwemera. Rero Mutesi ntago biri bukuve mu matwi. Ndagira ngo nongere nkwibutse ko nabyaye na narwaye. Ibyo bintu nzabikurepetamo paka ubyumvishe neza. Narabyenda narwara. Ubwo ntacyo wumva nk'umuntu mukuru. Ako juste ugasabirize nawe. Mani gusaba buriya uziko n'ibihugu bisaba. Urumva ngo gusaba no gukwa ni ibintu birenze. Rero n'igihugu kirasaba. Urumva ko abantu mwanga gusaba muransetsa. Uziko no muri Bibiliya naho harimo ijambo gusaba. Oya gusaba imbabazi bininiriye barisuzuma basaba barasaba. Gusenga nabwo burya n'ugusaba. Ako nokatujisha mwana ngo nagomba none se hori nimba ndi gupfa ndeke gutaka. Uratakishwa n'iki? Jewe Mutesi ntago nafashe urabo rwanje nkajya kurumuha. Nisiri kurwishyuza azakoreje nje namusabye kumborokora ntiyabikora. Mbo mwibukije ko ubu nibwo bwa mbere n'ubwanyu. Mwibukije ko nabyena narwaye. Arabura kuza atera aho koga comment, akaza muri comment agaterera ibintu atumvisha ikiganiro cyose. Ikiganiro nakoze ejo Banyarwanda tuninjira dukomeza. Ntago njewe nzongera gukora ibiganiro bisebya Mutesi. Ariko nanone sindi hano ngo umuntu ababare nk'umukozi bure gutanga igitekerezo gifitiye abantu iki akamaro umumaro. Erega Mutesi ari ibintu bitatu agomba kumenya. 1 agomba kumenya ko ari umustar. Urumva kandi wa social media noneho byongereho. 2 agomba kumenya ko mukunda. Mani Mutesi akubwo wajya kugururura none se ukugura ikarito y'amata byari binani. Uzi none pereza nakoze ngo menye ko akunda mu rubarabo rw'umutuku. Ko nawe rero ese jiste ukunda umugore w'abandi? Ndamukunda nyine. Mukunda nkande se? Nka Jiste. Kanasha bajyaga bambwira ngo rero nuza nkakana naho urakahebwe. Je Mutesi ndamukunda pe, ahubwo ngiye kuyanga byumve neza. Nta hantu muzi batera 3. Ngiye kwishyiraho 3 ya Mutesi. Hagana aho nzayishyira hose hazaba hagaragara. Noneho habyumve noneho uyu munsi abyumve. Ndishyiraho 3 ye urumva kuko igihe nahereye ndirimba ndamukunda yanze kubyumva. Ngiye kugenda abantu bagura uwo mubiri sha.
wenda nibwo uzarwumva mu ndangirano bashyiraho tatu nzi neza n'iyindi bihenze. Jya ku muvandimwe witwa Shema Tatu mu mujyi hariya muri, ariko akaba azi kudezayininga neza ku buryo umuntu uzajya ubona iyo tatu. Umuntu yarafashe video ya Julienne abatiza abantu bari kugira akayemerwa kutera utatu twiza. Noneho narangiza ku buryo umuntu wese uzajya uyireba azajya ahita abona Mutesi hano ku itama no kuri iri. Ninjye muntu wa mbere Mutesi yabwiye ngo yahaye imisaya myinshi. Kiremo icyo kiganiro cyumve. Icyo kiganiro yeshyiremo twumve. Ninjye wa mbere yavuze ngo aya Pastor Juste niwe wa mbere kuva nabaho. Niwe mugabo wa mbere. Yahobe yakumva yaguma. Oya ntago ari kuguma man. Haye imisaya myinshi. Urumva reka nze noneho noneho urumva noneho ubanza uze wumve Pastor Mutesi avuga mwebwe rega mbanzana iby'urukundo mukazana ibya YouTube. Urumva atwumvisha iby'urukundo kanze ngiye mbumvishe Mutesi avuga uti niwe mugabo wa mbere. Cano yarayitanze ntago icyo kiganiro uri bukibone. Ese urakikura wanjye abantu bari bamaze igihe batuvuga ngo turabanzi tugiye guca amateka. Neza mushumba. Neza Pastor. Amahoro mbere Pastor Mutesi ahuye na Revera Pastor Juste. Ubwa mbere nawe umuntu imisa itandatu kwicuza bwo. Ese gwemo mamura muri mu mandazi. N'ubwa mbere yaho umugabo. Yego. Imisa y'inga itandatu. None nimuza kubara murasanga ari ike. Yari yabaze nabi. Mwe mukavuga nanjye icyo ndi kuburana ndakiza. Ubu ngo haro yahaye myinshi kuko ubu niyo byansenyera ntacyo byambwira. Ubu haro wagukujemo ankuzaho ahubwo reka nze ngiye mite nkompeta na Feredin kugira ngo mubyumve mwese noneho. Ibyo bintu byo ngo barakoye ngo baranasaba ibikiza. Arambwira wajyanye ururabo mbere ariko kuki bazajya batwara abantu b'umuntu mu gaseka sha. Namusabye kumbyara arabyanga neza kuki yabyanze. None ntacyo numva. None ari kumusaba kumubera umugabo. Umuntu musabye kumbyara arabyanze. Namusabye imbabazi yandika afata comment yagira neza arandika ngo ndaziguhaye. Musabye kumbyara araceceka. Ubwo mwebwe nta kintu muri kumvamo. Icyo ashaka nuko umubera umugabo. Oya ntago ari icyo ashaka ahubwo ngi icyo ashaka ngiye kuza nyivugiye. Ni iki? Ndaje nze mpangane kandi abantu nkura miliyoni azingaye. Dukomeze nta kibazo. Neza kuri telefone yawe ariko. Ngiye yashizemo umuriro. Ngaho. Ahubwo dore nkuconnect. Reka dukoreshe ya hori. Reka dukoreshe ya hori. Urumva hori. Neza turebe hori. Umva seri. Noneho rero reka tuve mu bintu bimeze nk'urwenya. Yego. Tube seriye kandi biri ibintu byabasha abantu bose. Twinjire mu bintu Mutesi ntago nge mwanga. Nabwiye abantu ko ntazongera kumuganira kandi koko kuva nawe babwira sindongera kumuganira. Nta nubwo urongera kumuvuga byo. Ntago ndongera kumutuka cyangwa se ngo nzane ibintu gutyo. Ibyo mba ntanga ni ibitekerezo nk'abandi bose ariko ntago mwanga vurema nta n'ikintu kibi. No muri kiriya kiganiro nk'iri deni riri kuvugwa turi kuvuga ko bamubeshyera kandi ni inkuru ibiri gututumba. Twebwe ibigenda izi zano tuntu tumeze nk'udushami tukavuga ko uyu mubyeyi bamubeshyera tumwubaka ariko akagira ikibazo n'abantu b'abakunzi be bakagenda bakumva gace twizaniyemo ko kugira ngo abantu baze gukurikira inkuru n'ibiganiro. Buri muntu wese impamvu abantu bajya kurangura ibirayi mu Ruhengeri nuko bazi ko haba ibirayi byiza. Rero niyo mpamvu nanjye ndi gushyiramo inkuru yanjye kiramo indyohesha nkuru. Indyohesha nkuru. Yego. Ubwo indyohesha nkuru. Indyohesha nkuru. Yego. Yes, Juste. Reka mbwira Mutesi ko ntamwibasiye mu biganiro. Kuva namusaba imbabazi. Yego. Kuva wamusaba imbabazi. Bajye bumva ibiganiro babirangize. Reka tugaruke kuri iki kintu n'ubundi umaje kuba wavuga uti urifuza ko umaje kuvuga ibintu urimo uravuga ko ari umugabo wa mbere yahaye imisaya myinshi ariko ejo ukaba warakoze ikiganiro cyababaje abantu benshi cyane ndetse nawe bikamubabaza cyane ku rwego rwo hejuru kugera aho yaguze amayinite cyane ko muri iyi minsi biri kuvuga ko ahantu ari ubuzima butameze neza arangije agura amayinite mega z'ijana ajya kuri YouTube agiye gutera comment yanditse comment igira iti witegure comment ari bukwandikira uvuga ngo agura
agura megazijana none se agira wifi we kandi bivuga ko inzu yayivanywemo nagakibamo nese urumva ati yanditse kuri comment ati cyakora Imana izamfashe ndeba amaherezo y'ibi bintu ubu koko nk'iki kinyoma cyaya mafaranga mugikuye nakazi kanyu uwo njya gusiga ndamurinda. Pastor Mutesi ati mbere yo kugusigara banje arakurinda akugira inama ubundi amugana iki kinyoma kivaye iki kinyoma cy'amafaranga none se ubu nta byagiye bitambuka ku mbuga nkoranyambaga hashize bavuga ko hari miliyoni 45 ngo yahawe si byabaye ku mbuga nkoranyambaga ibyo biganiro ntibigihari nimba bitarasibwe birahari hanyuma nibyo ngibyo ibyo binyoma bya byongeye gusa nk'ibitutumba biza kurangira rero tubiteye twebwe umushoti turavuga ngo nta kuntu umuntu yakurya miliyoni 40 na zingahe ubure kumujyana muri ribu ubone ko muri social media ariho hakemura ibibazo dusanga ni igihuha nese ubwo nimba twaravuze ngo ni igihuha baramubeshyera twaganiriye nabi we ariko byaramubabaje oya ntago byamubaje ahubwo Mutesi ntekereza ko atumvisha iki kiganiro ngo akirangize ese ubona ariye mpamvu Mutesi usiga gukora ibiganiro akazenguruka channel zose uragenda atera comment ubwo se sha ntago nabimenye nimba arateye comment kuri channel yawe akaza agashyira muri comment mu kiganiro cyanjye nihe mpamvu buriya so kuri kumubabaza cyane nyuma yaho nimba bimubabaza sinzongera kumurenganura ako sundi mamurenganura ndi Imana ntago nzongera kumuvugaho yego reka tugaruke kuri comment kuko njewe mbanje nyine mu urumba ndi kumva ariko nta wabimuhamije na azambwire ko yumvisha nagakatemo akantu ndimo mvuga ngo Pastor Mutesi yari amafaranga y'abandi nakare mwihohoraho reka kubwize imbyinani mwihohoraho gute ugashatse kuvuga ngo mwikoro je Mutesa nyanze nababaramana ese urumva gukunda ubundi umuntu wandika iyi comment urumva gukunda ariko iwanjye siko yanditse ngo iki ngiye yahageze ashyiramo icyubahiro ashyiramo umutima nyine w'umuntu yahobeye umfasha rega nanjye bura Mutesi hari n'igikombe natwaye mu bakuguyemo nanjye ndimo asanga banakumbuye ko mujye mukura nuza mu biganiro akumbuye misaye urumva Pastor Mutesi icyo koze icyo mpamya cyo ntago yumvisha ikiganiro ngo akirangize kuko namwe nimba muzi kira kiganiro twakoze ntago namuvuze nabi njewe aho navuze nabi ahubwo keretse Ferdinand nimba ari uri kwiba telefone ya Mutesi akajya gutera comment kuko njewe navuze ni Ferdinand kandi Ferdinand ibyo namuvuze nundi wese yabivuga naravuze ngo bibona Sandrine arira si ikiganiro yari yakoze ejo bundi n'ubundi hano kwa Sandrine ngiye mu rugo urumva ntago ngiye mba nyene amabife yo kuri social media nimba Sandrine arize se arimo ariririshwa Nese ubu niba arabanye Ferdinand nta bintu baganiriye na Ferdinand bakemeranye nese ubwo kuki Ferdinand hakana ko uyu mutima atawubabaje biragoye cyane rero nimba aramutse abihakanye ku muntu babanye nicyo kibazo urumva rero njyewe nari ndimo mvuga ngo aho Sandrine kugira ngo azongera avuge Mutesi ajya avuga Ferdinand wamusezeranije ibintu ntabishire hehe ntabishyire mu bikorwa urumva ariko Pastor Mutesi ararengana ubwo aho ntago nari muvugiye n'ubundi reka dukomeza tuvugire Pastor Mutesi wacu hano hari umuntu reka bajya bavuga ngo inkongobotsi niko bajya bavuga yagize gutya abaraje kuri playinga Pastor Mutesi mu gihe ari we wari kuri playinga kuko nawe bari bateyeho comment cyangwa njyewe nyiri cano ati ariko nanjye mfite amatsiko yo kuzabona iherezo ryawe n'uyu mugabo wapapuye umugore musangiye kwizera sharahira ko inkuru itazaba murava n'agafaranga uyu muntu yese murava n'agafaranga ninde wapapuye murava yapapuye murava yafashe umugabo gafaranga arasanzwe afite undi mugore nawe ndamuzi yego noneho ngo aka kanya umuntu arimo araza agatega iminsi Pastor Mutesi amubwira ati nawe iyi story ishobora kuzaba nk'iyamurava n'agafaranga nawe noneho nawe akitaba inkiko suko ahubwo ngo akazajya mukubita ubwo nibyo yarashatse kuvuga ubwo yazajya anafungwa ubwo rero kuko story murava n'agafaranga harimo no gufungwa ubwo ninde wafungwa Ferdinand afungwa ahubwo twazabaza Sandrine nimba Ferdinand ajya kubita abagore ariko rero reka nkubwira kandi kantu ejo nakoze research ndeba abantu bose banaga mu magereza ni igitsina gabo gusa yego ubu
ubu ngo Pastor Mutesi azagira nta muntu bazadukaragamo w'umugore aya bagutwaye urumva ndareba ku nkiko zose Bosco yarabihanuye ko Mama Charlene ashobora kuzafungwa Mama Charlene wenda ashobora gukorerwa audite yari amarogi yego yari amaza kodeshwa aho umuntu wicara kuri YouTube gusa iyi business nike gishoro yashoye aya mafaranga yavuye burya leta irakurikira yego ntago twe twinjiye na ese murumva bagomba kugenzura Mama Charlene wiwe ko Sarongo bamugenzuye reka afite umugabo utwara indege se Sarongo ntiyari afite uruganda Uganda hehe ngo rukora imigati Sarongerega yari umuvuzi gakondo hoya ibyo yavuze ntago yabivuze twikomereze bya Sarongo kuko nta nubwo tunabizi ntago biragera ntago turamenya ibyabyo yego turi ko cyari kwikoreka twihere muri comment nundi yasaza ati nuko ye bose bari kuri playinga Mutesi urumva ko ufite abakunzi nubwo ntago tukari benze urumva reka mutanshukasha urumva mutancuka reka nkubwire rero Pastor Mutesi kinagomba kubanza kumenya ahaho nanaca umusaraba nkawurenga mu gihe iriya famiye yego Pastor Mutesi nta kibazo mubaraho yego kuko buriya tujye tuvugisha ukuri nanjye ndi Pastor Mutesi ubuzima nari mbayemo yego nkabona umuntu nk'urukundo nawe akaruma yego ntago nakwita kureba ngo afite undi kuko nta byari bihari byemeranyijwe n'iki n'amategeko kugira bazajya namwandikira turaza no kwigarukaho ko azajya namwandikira gutyo ukamwita umusazi turaza kubigarukaho urumva none rero Pastor Mutesi naza kumbwira ngo umutwaro we Feredina nta kosa yakoreye Sandrine yego ari bashaka kwishyira heza kandi koko niko umugani uvuga ngo nta wishyira heza nta wishyira habi aheza hahari urumva ariko nawe azabanza nyemererewe na Feredina ko Feredina yahemukiye nde Sandrine mu buhe buryo rero uyu munsi tuvugana ntago ntekereza ko ntago ndi kubivuga ariko kuko ndi kwa Sandrine yego ntago ntekereza ko kuba Feredina yaramaranye hafi imyaka 2 na Sandrine yego n'ubutaha reka nkuce mu ijambo wenda bantu nubwo utari kubivuga kuko uri kwa Sandrine ushaka no kuzabivuga turi kwa Mutesi nabwo nibugera no kuzabivuga uzavuga gutyo nk'ubwo buryo ugiye kubivuga yego niyo naba nicaranye nawe nabayereka amakosa yabo by'ukuri kuba yaramukubise gapapu yego ntaho zitaba yego urumva nta kibazo oya Mutesi rega bura kubise gapapu Sandrine iriya sese yo gapapu yo gapapu ariko kuba wakundanaga uho yaburetse aho wabutukanye yego nukuvuga ngo gapapu niki nuko wari uri muntu mu rukundo benshi ukuntu bazikorerwa nk'abakobwa benshi hano ndabasuje byabayeho ukabwira umukobwa mugenzi wawe ngo mujye gusura sheriwe wawe mwagerayo wa musheraki ahita yikundira wa mukobwa ugize ute muzanye yego ugashiduka agize ute amugupapuye hari n'undi ubwira umuntu uti reka nkwereze ifoto ya sheri wanjye urebe akazagenda muri telefone akibamo nimero maze bikarangira wa muntu atagivugisha iki wa wundi erega na Sandrine ngo yajyaga bano dufoto bari kutwohereza yego iyo rero niyo nyine bita iki gapapu yego urumva ikindi kintu nshaka abantu bakuremo ibyo kuvuga ngo Sandrine yari umurokore ngo Mutesi ngo yari pasiteri ibyo ngibyo buri wese mana kurura yishyira ntihakagira umuntu babeshya Sandrine ahugiye mu kujya gushaka ibyo Feredina ari burye ku mugoroba undi nawe yirirwa mu mitombo Sandrine nahahirwa gurugo hase kuki Feredina mukunda kumushinja ko abagore bose ari baba mutunze oya ntago ari cyo kibazo Feredina yari afite ikibazo nta mugabo udafungwa kandi byarakurikiranwa ko batarahezeyo nuko yatsinze urumva cyangwa se ni wenda n'ibihano bamukahaye bikaba byararangiye ariko uko yari arimo yuryubaka bigoranye ko yari kubona akazi kamusapotinga icyo akoze muri icyo gihe ahubwo bamutwara bakoraga Papa Sandrine yari arimo agenda azuka yego urumva ariko ntago ngewe uyu munsi wa none yego Sandrine ubwo ni Feredina ndi kubwira nabeshya urukundo nkagira ibintu mubeshya keretse nimba ataramubeshye Samutayima akazagaruka yego urumva keretse ahubwo nimba Mutesi Sandrine ahubwo Mutesi acunge neza Sandrine na Feredina bari kumukina ntuza
Kangenge Karirengura Karirengura Gaturika Karirengura mwene Bushati mwene Kivu Sharire na Rabo urumva acunge neza ukuri kumva nimba yarajyaga abona udufoto ndi kubyumva ataba ari kwiririshwa nkaho umuhungu nawe ari kuri misi abona Sandrine nawe ajya mwohezo udufoto shana ubu biragoye usanga tuzabona nk'iyo mu masavamo ubu biragoye yego ariko ukuri guhari ari nacyo cyatumye nkora ikiganiro cy'ejo yego ni message numvishe Sandrine avuga n'amarira ari kurira cyane nimba koko Ferdinand barabanye ntago yari kwemerera uyu mugore yandika iyi message sibyo ahubwo wenda bari kureka Sandrine ahubwo akanamwara wenda bakamwohereza n'ibihumbi 30 bakamubwira utako kabanza bitewe na Dubai n'ubukwe n'ibiki ingaya 30 ndetse akanayashyira ku rubuga kugira ngo amotive n'abandi baze bagire gute bakora nabwo byari kuba biryoshye cyane urumva niyo yari kuba ari ibihumbi 10 yari gukora iyo geste ariko adaciye mu gikari ase nk'ubwira amagambo akomeretsa nde Sandrine ati sinafashe ibiganza urumva yego ushaka kuzatuma Ferdinand aza gukomora ibikomere Sandrine kubwira amagambo bari kubwirwa na Mutesi kumva Ferdinand aje kwiyomorera ibikomere umugore we wa mbere nyine nawe ni nk'uko uri kwica iyo telefone ibintu uri kuyikorera ubwabyo uburozi ntibibaho bamuteye nkumva baguteye nawe reka tugaruke kuri comment ya kabiri nundi ati nuko ariko mute ukuntu watwigishaga tugafashwa koko udutenguha ushaka umugabo w'abandi imbuto yatwereye nizese ubu koko urumva ko uko byagenda kose nta gahunda bwemeranye nabo yego urumva yego impamvu rero ntari bwemeranye nabo yego icyambere by'ukuri mu bintu bigaragara uretse Ferdinand kuba yarabeshye we Sandrine yego ariko Mutesi ntago yatwaye umugabo w'abandi Ferdinand we bajye bamushinja uburyo ryashyize kuri Sandrine yego Mutesi wamushinje iki nta kintu ngewe namugayiye iyo message nimba yarayanditse niyo yonyine namugayiye ntago umuntu yagaguhungiye uyu munsi sirimu hari ibintu tutakibasha kugereranya yego urumva ariko kankora aka kantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari abantu bahemukiwe n'abantu babasaba imbabazi barazibaha hirya yo kubasaba imbabazi babagabira n'inka icyo kintu uracyumva mvuga ngo hari abantu basabye abandi imbabazi nyine umuntu yakoreye undi icyaha uwakorewe icyaha arenga hajya gusaba imbabazi uwamukoreye icyaha ibyo binarenga hamworoza n'inka kugira ngo abana banywe amata aho harimo isomo rikomeye rero gutangira kwitekerezaho kuri wa muntu wari warakoze cyaha hano ntago Mutesi yari akeneye ntago Sandrine yari akeneye iyi comment iyi nyandiko ya Mutesi yari akeneye ko amubwira uti ni 5 byonyine mfite ihangane kandi akabikora ku rubuga kugira ngo amotive n'abandi urumva ariko iki kintu yakoze ni nko yarabwiye Sandrine ngo gapfe nanjye warunyisha urumva ni nkuko nguko ngeye mvugisha ukuri kuko erega kuba nge jiste naguhemukira ntago ari igisobanuro cyo kunyitura inabi weho nimba hari agasamusamu kw'ibihe byiza ufite ka mwuka wera nyerera imbuto y'imbabazi noneho biri buntere nanjye guhita ngaruka hano Sandrine igikomere cyese kiba dabo yego kuba erega Sandrine nawe buriya nta mugore ujya utuka umugabo bamutwaye ahubwo umugore atuka umugore atukwa mutwaye kandi umugabo nta mugore watwara umugabo ahubwo abagabo batwara abagore babandi ariko urebe nawe umugore ajya kuri polisi akavuga iki kigabo cyaraye kinuka ni mu gifate harya bavuga ngo umugabo batwara bari iki simbizi banza bari ikinyugunyugu noneho nimba ariko bavuga ngo ni ikinyugunyugu ntago nzi ukuntu babivuga nanjye sinzi hano noneho urumva Sandrine yakagombye kwataka Ferdinand yego ariko ntago wakwataka ku muntu waraye wumva icyuya cye
njya nagikumbura ntago bibaho kuko urasanga ari nka kenda atajya oya ntago habura akantu k'urwibutso nuba hangaha ari yego wasanga hano hahize wakabona urumva urumva noneho ntago areba ikibazo ko ari Feredina yego mu mboni z'ako kanya ntabwo avuga mute ibintu nkoreye umugabo wasanga waranamusuje wisize imiti nyine ntago ajya yemera ko yaba yaragiye vira mu pangu urumva niyo mpamvu ntago muri Sandrina akeneye kuzumvamo ijambo na Mutesi burya oya ni nayo mpamvu rero Mutesi nawe ntago akeneye kumva ijambo Sandrina rikivuga muri ruriya rugo yego hari umuntu umwana kuri social media yaciye umugabo w'inyuma noneho babimukorera neza yego aryamanye n'uwo mugabo mu gitanda nawe ari kubikora ngo abikora yitekereza wa mugabo umwe baherutse kubikora neza yego ngo arangije nyine arimo arangiza aravuga ngo urakoze ngo nari muvuze ngo urakoze nyine ashimira wa wundi baherukana uwo mujyama ari we baryamanye urumva rero buriya hagize irimucika gato muri rwa rugo wabona ibikomere byahita bijya mu mutima wa Mutesi usi nka Feredina ari nk'umuntu yibeshya agahamagaramo Sandrina yibeshye muri rwa rugo cyangwa akabona nk'akamise dukora wavuganye ibintu byaba muri ruriya rugo utibwira ko Mutesi yabishyira kuri Feredina yahita avuga uti cya kigore kirimo kirandogera iki umugabo no kwita mwoheza voice note amuha agasopo urumva amuha agasopo no kuvuga rero ubu aba ari ibibazo by'ingwereka ku bijyanye n'ibibazo by'ingo umugabo ahora ari number 1 umugore azakubwira uti ikigore cyo kwa runaka cyantwariye umugabo ariko ntazakubwira uti umugabo wanjye yararomotse yaragiye ntago azabivuga oya avuga uti hariya umugore yandogeye umugabo niwe asigaye ahahira niwe asigaye agira gute ariko ntago ashobora kuvuga ngo umugabo ngo yaragiye oya ahubwo ikintu giharaba ababyeyi bombi bose ubu tuvugana ikindi kiganiro nzongera gukora Mutesi n'aba atarohereza message kwa Sandrine musaba imbabazi kuri aya magambo bose nzaza mbatenge ari babiri batenge mu we buryo ako Mutesi akwiye ngo uzamutenge ntibigeze umwimika ako kantu ujye ukabura zirikana muvandimwe weho umuntu uvuga ibyo ushaka ariko twebwe mu isi y'umwuka abo turi bo turabazi turiyizi twebwe ariko nubwo bivuga ibyo byose Pastor Mutesi ikintu kigaragaza aracyafite urukundo Sandrine kurusha urwo agufitiye kuko kugeza ubu ngubu ntabwo aramuboroka kandi ari umuntu basa nkaho bafitanye ikibazo ku mugabo ariko we yarakuborotse yaramuborotse kandi yamuhaye message asa yaramuborotse yaramuboroka we yarabanza aramwandikiye reka nkubwire ikintu utaruzi wowe yego hano kuri iyi si yego mu bantu batatu Pastor Mutesi akunda nzamo ndi uwa gatatu uwa mbere ni ndubwo uwa mbere n'abana be uwa kabiri ni Feredina ninjye ari umugabo wa kabiri ariko uzi ko njye n'ururabo rwanjye rukiri muri salo yo kwa Mutesi ngo Feredina nimba ari umugabo narufata arumenere hasi nk'imbere ya kamera noneho tubibone arukuyemo byagenda bite yewe yahita avana namo narwo nyine usekeje Feredina menya yuko mbere yo guhobera Mutesi ninjye wamuhobeye urumva oya ntago ari musazi sha hariya nawe nasaza ahubwo hariya nawe nasaza hariya nawe nasaze uzi ko ririya jambo navuze musazi ryari rinsenyeye ririya jambo rya musazi ryari rinsenyeye burundu ryari gusenyewe Jeanne yaranyisha arambwira uti nta soni usebye umukunzi wanjye njyewe kamuhereze kuri Imana ahore abamukomeze Juste kanigarukire tagiriye ikiganiro mu ndibushawe muvandimwe numvaga imirimo aragenda waza ari byo makomenti wera yabonye ariko niyizire neza twiganire nk'abavandimwe buriya ngo abasangiye usabitanye ibisambo ubona ari ihe mpamvu Pastor Mutesi twavuze ku bintu byo kuba hari amafaranga bamushinze ariko tubyita ibinyoma
we aza abizamukiye kuko twavuze ko twari ibinyoma. Ngiye nimba Mutesi atangiye kwandika muri comment ngo nzaba ndeba amaherezo y'ibi bintu ntacyo nongera kuvuga kuri ayo mafaranga, ariko wasaba amafaranga y'abandi ubundi ibyo na akazi kabo abayamuhaye bajye kuyamwaka cyangwa bajye muri RIB kumurega ku mugani wiwe. Ntago ngiye nakurirwa mvuga iby'amafaranga nanjye ari ibihwehwe biri aho ngaho. Ntago turabona urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda ruhamagaza uyu mubyeyi, sibyo? Ibindi rero ku mugani wiwe hari ukuntu umuntu akuzanamo akantu k'agahuha kabayeho kugira ngo ukomeze watake wa muntu. Kabiri, Mutesi ashobora kwandika muri comment nawe akeneye ko twongera kumuririmba nko mu biganiro 10 tuvugamo gira neza, ariko ntago tuzongera kumuvuga, nta nubwo twamuvuze nabi. Ibyayo mafaranga ntituyazi, nge ntabyo nzi. Bayamuha ntago twari dohari, sinari impari, sinzi nimba niyo nzu barayubatse, sinzi nuko byagenze, sinzi nuko byacitse ze kera akabivuga mu kiganiro. Undi neze keri wabivuze ariko nabwo yamuvuganaho gaho neza, nawe avuga ngo ayo mafaranga mwohereza ko muba mutabitubwiye, mubitubwira ari uko bigize gute. Ibyo byose tubifata nk'ibinyoma. Rero ngewe ku by'ayo mafaranga Mutesi ntabyo nzi, nta n'uwabidutumye. Ni kumwe ibintu bihita byongera bigasa. Hari ukuntu inkuru itangira yarigeze ibaho, ukabona imeze nk'aho ishaka kuza itutumba, bigatuma abantu wabimenya nk'iki kiganiro nkoze kigeze mu 100,000 bose bahita bakurikira ya mafaranga n'iyo nkuru, ukayakubona ukabona hari ibindi bintu bije, ukabona wadabizi biti bishye. Yego, rero no kuvuga ngo nuko biba bije, kandi ngewe ni y'amabantu siri pupure. Nimba ntavuze Mutesi nabi jya wandika comment nzima. Ikindi, mfite umuyoboro wa YouTube channel, Mutesi afite undi. Nimba wujemo akandikamo comment, wikumva ko iyo comment kuba nyivuzeho nk'umustar unyandikiye muri channel ari ikibazo. Sinzi ibyo mwita amatiku, nimba n'ibyo mutita amatiku. Nimba mubona ari amatiku nta kibazo ubwo nabo. Kizima nuko mba nkora ikintu umutima wanjye utancira iki urubanza. Ndi mu bucuruzi, Mutesi nawe ari muki ari mu bucuruzi. Rero baturekera akazi. Mutesi kandi nanjye nkubwire si inkwanga pe. Nubona ngiye gukora mu kiganiro ibigize ibyaha kuri wowe, wanyandikiye ukambwira ko ibyo bintu atari byo. Nakwandikira inbox uko yandikiye Sandrine inbox. Weho umbwira uti ibyo bintu uramenye batagushuka. None ubizana muri comment uregira ngo nubundi iyi comment nze kugira ute kuyiganiraho. Ahubwo uncukashukishe comment nciduke nagiye kubibazwa. Iby'amadeni yawe ntabyo nzi, nimba waranayariye simbizi, nimba waranayakohereje ntabyo nzi. Ahubwo turavuga ngo abo bayakohereza bashaka ko ibyo bintu byajya hanze, bajya basanga ubugenzacyaha bakugenza icyo cyaha. Rero ngi ibyo bintu sinabivuga uko ntabyo nzi. Yego, twivira aho ngaho twigire kuri Mushuti yo mu Masava uretse kumutahira ubukwe, nyuma akaza avuga izabaye mu bukwe bwose. Nibaze iyi video y'urukoza Sonia mu Masava bari kubeshyira ngo nuya mu Masava. Juste yabari impamvu iyi video iri hanze bari kubeshyira ngo nuya mu Masava. Buriya rero reka nkubwire hori. Ngiye mbona nubwo bagenda ku ma YouTube. Ku ma YouTube leta itangire ikurikirana umuntu witwa Godfather. Barabajyama bose bakora amarayivu ya space. Kuki batabikurikira ibi bintu? Urumva? Kuki batabikurikira? Ibi bintu ngo nibamara kubikurikira, uri kubyumva neza? Barebe icyo bakuramo. Urugero rwa mbere, izi space maze igenzi kurikira. Hariho ibitutsi. Urumva? Cyo nicyo cya mbere. Urasanga umuntu atatinya kubwira umuntu ngo karya amabere ya nyoko. Ubwo mvuza koroheje. Aya ba space kandi abakozi ba RIB muyabaho, kandi abayakora n'abanyarwanda. Uri kubyumva? Naho tunza akaboko n'abanyarwanda kazi. Oya, ibyo bintu tujya tubivugisha ukuri. Ni gute ushobora kuza kugenda kuri Pastor Juste uvuze kuri Mutesi turi muri gospel, ariko ukirengagiza ibintu byitwa ama space. Nyamaza ahantu matungiye agatoki, kuko naho hari mu bintu birimo noneho bigaragaza abantu ku buryo bukomeye. RIB niyongera igende ku ma live ya TikTok. Warebye hano
ribu nigenda ijye ku marayivu ya TikTok, ribu nigenda ijye ku marayivu ya Space, urumva byumva ibintu biri kuberaho. Noneho ubu basigaye banabyaporodinga. Nimba yagatatinya kutuka DJ Brian, nimba DJ Brian atari gutinya gutuka Yago kandi mu mazina, uri kubyumva? nimba nibishaka ajya kuri live ibyo byose nawe akabikoreraho ya TikTok. Nimba uyu Godfather zagashoza intambara maze igihe mwumva akazana ikibazo kidafitiye n'abanyarwanda iki umumaro, wewe uzanye video ngo muje kuvuga ngo The Ben yakoze umuntu mu gituza, mbese biri bufashe iki? Ibyo bintu biri bufashe iki? Ariko aje umuntu nafata umupuri w'umuntu nawe ushyiraho umupuri w'umuntu, niko numvisha ba DJ Brian bavuga, nawe ushyira mu gihu kugira ngo utaza kugaragara, nawe ushyiraho bahite bamurega ngo uwo muntu yakoze iki? Yakoze amakosa. Urumva? None se weho umuntu azanye icyo kintu nk'ubu hari Space nabonye iriho umugabo uri musomana n'umugore mu gitanda, kandi ubona ko iyo video bayikoze bayiteguye ko bashaka ko igomba kujyanza ikaba trend. Urumva? Ibyo bintu byose bije waho uri kubwira isi yose ko The Ben yakoze amabi, nyamaze The Ben ni umusitari. Uri kubyumva? Kuba The Ben ari umusitari, urumva weho noneho ukamuzana ngo nuko mana abasitari n'abagore babafata bakabaheka yarenze iriya stage yanamununira akamuha noneho n'iminwa mukumirwa. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo uri gushaka kwerekana ko kubwira Pamela kumubwira uti weho reba ibyo umugabo wawe yaragize ute yararimo, wenda Pamela ntiyari yanabibonye, niyo yabibona ntiyabiha agaciro azi ko umugabo ari iki ari umusitari. Ariko uko mubishyize kuri Space buri wese atangaho igitekerezo, muri gusenyera The Ben, muri gushaka kumumanura ngo mumushyire hasi. Ariko uyu mwana ntiyamanuka ngo ajye hasi kubera iyihe mpamvu? Ahavuye Mana arahazi, n'umusanzu yatanze ku gihugu twe turawuzi. Uzaba abana bazamuka nta n'umuziki uri mu Rwanda, igihe ari kasete wewe urakizi, abana batabonamo n'umufungo bakihangana bakambara ubusa paka bazamutse. Uyu munsi wa none bari gutumirwa mu bitaramo bikomeye cyane, barakoze ibyo bashaka ko bamanuka. Nizera ko ubuse nimba The Ben ataramanutse ku ishanga, urumva ubu yamanuka kuri uyu mwana wa hano hirya ahangaha, ntibyakunda rero. Hanyuma reka nigarukira ngaha inyuma gato mbanze nikomoreza urakantu icyo arumbwe kuri Mama Sava. Haba ari impamvu ahubwo umupira wa Masava wamugani bawumenya nagari wo urarangira akajya gatera mu Masava. Mama Sava se akora ubwo bugoryi ako kimu wabona dore ubugoryi Mama Sava yakoze. Oya juste yamara maje kumva komeje kumva amajwi y'abagore bateretswe na Kimu. Reka nkubwire gahore kambwira abakristo mu ndebe, abakristo mu ndebe, mwa abakristo mwe ibintu mugomba kumenya kuba juste ari guhanura, kuba ari kuvuga tuterevekire tayini morajeze ngo iki zuburere mando taya mando siya sirigrere shayini sansoma, ntago ari ikimenyetso cy'uko umuntu atasambana, nta nubwo ari ikimenyetso cy'uko uwo muntu atakora icyaha. Urumva? Nta nubwo ari ikimenyetso cy'uko uwo muntu yageze mu ijuru. Icyo nshaka kubwira abantu rero basenga banasengana n'abahanuzi, ndabagaya cyane iyo mutangiye kuvuga ngo pasiteri yaranterese. Pasiteri se umubiri we ni ferabeto? Kanguhe nk'urugero rumwe. Nari ndi umuramyi mu rusengero rukomeye hano mu Rwanda, nashaka kubabwira nge ndi umuramyi ukomeye uko abantu batabizi. Urumva nge ndi umuramyi so gwakora indirimbo 10 na zingahe ziri hanze abantu bazi, nuko bataba bazi ko ni za Juste, ariko nge ari genge n'abantu bazumva ntibamenye nyirazo nkaseka. Urumva yewe nawe nyishizemo wakumirwa. Reka nyicurange wumva. Ntabwo byari byo kuri YouTube. Hoya si yanjye se hari ikibazo nta bindi bikoshi ifite. None hazamo tundi tuntu runaka. Waza kwinyumvisha nyuma y'ikiganiro. Urumva?
sawa urakoze ibyo nashaka kubona mbigezeho reka nkwibarize mu kanya akomeje kuri The Ben reka n'ubundi mukubazeho wo bita The Ben wumvishe ko ejo bamukoreye live wabonye video arimo asomera umukobwa mu kabari umuntu uheruka kwibaruka ejo bundi ndetse ufite umuryango uzwi biriya bintu byo ubona bitanga iyihe sura ku muryango nyarwanda naba na The Ben yasomanye atazi ko bari kubifata bijya hanze uzabasomanira mu rwiherero ariko se urumva hari aho noneho ariko ntekereza ko umuntu washyize iriya video hanze ntekereza ko The Ben nawe yamukurikira sibyo yamukurikira kuko none se gusomana ni iki nese umudamu wagiye kubivuga ibyo ntabwo iki cyamusenyera ahubwo The Ben Imana iri kumwereka abantu bagendana yarazi ko bamwemera urumva ni n'akantu kabaho kugira ngo Imana ikwereke indyarya zigukikije bo barifuza ko yamanuka ariko ntibizakunda bari kubazwa na biriya bitaramo agira ute akora ariko The Ben nta muntu uzamusimbura kuri iyi ntebe ya muzika cyetse n'aba yanapfuye arahari ariko Melody sasa hari oya Melody rega nawe akora ibye kandi agiye gukora indirimbo nanuza na Ben reka we oya nyine Melody akora ibye kandi ntekereza ko batasuzugurana aba bagabo bombi urumva mwomoje kuri Ben impamvu mugarutseho rero urabona ibyingo byakomeye hano hanze uyu The Ben afite madamu bita Pamela turongera tubihuze nanone na Bishop Gafaranga ndetse na Annette Murava uyu mudamu ngo bita Pamela turongera tugaruka none kuri ama space ya live aho hari umupasiteri bita Hakimu uri kuvugwa ndetse nanone na Mama Sava araza aho ngaho kuko Mama Sava bivuga ko iriya video nimba ariyo koko ishobora kuba yarashyizwe hanze na Hakimu kuko ngo niwe bavuganaga kuri video call none tugaruka kuri Mama Sava tuhita tunabihuza nuko ngo hano hari amajwi ndaza kuba gukinira aho uyu Hakimu ngo avuga ko ari we wahanuriye Pamela ko azarongorwa na The Ben ese ntibwasohoye ibyo byarasohoye none se wari wabona basi The Ben aza avuguruza ubwo buhanuzi bwaragiye hanze wari wabona se Pamela aza avuga uti ntago Hakimu yigeze ampanurira ntabwo byabaye none nimba bitarabaye rero Pamela akaba yarabanye na The Ben ubuhanuzi bwa Hakimu bwarasohoye ikintu nshaka kukubwira abantu babona Hakimu w'umuhanuzi nanabwira abantu hari ijambo rikunda kuyobya abantu ngo bazababonera ku mbuto iki bere nyamaze Yesu yaravuze ngo ndagiye simbasize nk'iki nk'imfubyi nzaboherereza iki umufasha uwo ngo azagenda ku bya data agira ute abibamenyesha kandi azabakoresha nibyo nge ntigeze ngirane azababwira ibyo nge ntigeze mbabwira bishatse kuvuga ikirere iri jambo uyu munsi wa none ikinyejana duhagazemo naho tugeze umuntu ashobora kuguhanura ari umusinzi umuntu ashobora kukubwira ibyawe asambana umuntu ashobora kukubwira ibyawe yiwe rero ndakambwira abantu biterwa ubwoba n'ubuhanuzi ahubwo niba umuntu akubwiye ngo Justin ni umuhanuzi genda n'ikikujyanye nimba ugiye ngo agusengere genda gusengere namara kugusengera nimba hari icyo akubwiye ukumva nicyo sibyo mwubahe amavuta y'iki y'ubuhanuzi rero kuba Hakimu yahanura ese nanjye reka mbaza abantu badukurikiye aba ba Mama Sava batangiye kuvuga na bantuza na Gigi batangiye kuvuga ubundi kambaze kamere kuri Gigi Hakimu yarakubwiraga ngo geza nyereka ikibero ibyo biganza bye bikazamura bikajya ku itako bikamwereka mwagiye mwiha agaciro my friend nimba uzamuye nimba waramweretse no ku mabere mujye mwemeranya mwateretanye mukanakundana ahubwo ibyo mwemeranyijwe mwembi bikananirwa guhuriramo ibyo rero ntaho bihurira n'iki n'agakiza ahubwo ikintu baba bagiye gukora ni shitani bashuka kugira ngo bongere biyanike urumva ni shitani ubashuka ni shitani ubashuka kugira ngo bongere biyanike uri kubyumva neza shitani abakoresha kuko none se seri ubundi gukizwa n'iki njye nimba nkijijwe ngomba guhura n'ibindwanya kugira ngo shitani anesha agaciro buriya Hakimu ni umuhanuzi kuko uramwemera njye sindahura nawe ariko Hakimu ndamwemera dore impamvu mwemera umuntu wese urimo
umwuka w'Imana urimwo n'ibihe byiza ahura n'ibintu bimustabinga bimumanura bishaka kumushyira hasi. Ariko nanone nkibaza kubera iki abantu bose yahanuriye muri kano kanya bose bari mu bibazo kandi bose bakaba bari kubigiramo mu matariki amwe. Dore impamvu rero igihe cyose uzatunga urutoki umukozi w'Imana uzaba uri kwikururira icyo bita kaga. Urumva kuba ubwabyo erega gushyira ibintu bya Hakimu hanze ubwabyo ni Imana ibiri guta agaciro. Rero nukuvuga ngo ni rokete shitani iba yamennye mu bantu basenga kuko Imana yo ntiyakwiyangiza aho kugira ngo yiyangize ahubwo yakwica Hakimu. Ariko kuko Hakimu ari umunyantege nkeya Imana ibizi ahantu Hakimu yagiriye iki intege nkeya ibizi naho igomba kuza igatabarira hafi kuko muri bose ntawe uzi impamvu Hakimu yiswe pasiteri. Urumva kuba rero Hakimu yagira intege nkeya akakubwira kuri video call uti nyereka ibe ni cyambere. Igihe cyose umuntu w'igitsina gabo iyo ari kuvugana n'umugore yaba ari kuri telefone yaba amusanze mu biro yaba ari kuri video call ahita amuhana serivisi atamusabye. Urumva ubwo rero rero wari wasengera umuneka ngoba ko muhamagana kuri video cyane ko ari nk'abantu usengera kuri telefone ariko Imana ikakwereka kwenda afite nk'ikibazo ahantu runaka byari byangombwa ko umusengera kuri video. Nta muntu icyambere no mu Rwanda gutya sinagusengera kuri telefone uri cyangugu ngiye nkusengere ntuye kukamunyi wateze ukaza nkagusengera cyangwa ukantegera nkagusengera cyane abanyafite nkitegera nkaza nkagusengera. Uri hanze y'igihugu andi kumpa icyifuzo wampamagara audio naho ninguhamagara video call ndaba nshaka kukwirebera menye uwo muntu tujya dusengana ninde ariko sinagusengera video call. Hakimu rero ikangendaje nko ikindi kintu kuba Imana yavugana na Hakimu akakubwira Imana irambwe ngo zamura amajipo warangiza nawe ukayazamura ubwo ntiwumva ko wari wemeye amavuta none aka kanya akubereye uwire gute? Reka nze mwumvishe ubu buhanuzi ugira icyo ubuvugaho yahanuriye umwana w'umukobwa. Narabyumvishe aho avuga ko abwira uyu mwana w'umukobwa ati umwana wa perezida nese icyo ni ikibazo se ati mbonye umwana wa perezida agira bashakana nese icyo ni ikibazo nese nyakubahwa perezida wa repubulika ntafite abakwe nese wumva ko nta bakazana azagira ariko kuki mwumva ko kubera iki nese nimba ari Imana yari bimubwira ngo itako ryawe ngo Imana inyeretse ko rishobora kuba rigiye kwa paralize utaraba umukwe nakubwiye nuko abantu batanyumva ni ibintu bibirereka kuba njye mpanura nkerekwa ntibikuraho kugira irari nibyo nakubwiye kandi wiko ko Pastor Hakimu ni umusore nta mugore agira nimba nta mugore agira akavugana n'igitsina gore ubwabyo hari uburyo bubiri kutinya kuba yasambana ari umupasiteri agakoresha ubwo buryo mu buryo bwo kwimarira nimba bwiye umukobwa utinyereka nyereka ibere ryawe Imana nuko ari ibimara ubwo Hakimu ndamututse nimba yarabikoze ni ikimara aba yakoze ubumara mu buryo bukomeye. Urumva nimba agize gutya akavuga uti ndashaka ko unyereka kwita ku masengeri urumva akaguti zamura we hari kukubwira ntabwo uri kumva yuko ari kwishimisha ni nko mu buryo ari kureba nka pornography ubwo ahubwo telefone ibiraho kundi kuboko kuri ku gitsina. Nawe ngo yarabikoraga gutya kuko nka Gigi uwo Gigi watanze ubuhamya yavuze ko erega ayo magambo ubwayo kuyumva hari indi sa kwinjizamo ubwo mu buryo ariko sinkubwe ngo akujyana ikuzimu twese turi abantu dufite imibiri ikora ntago umuntu yakubwira uti nyereka ibere uri umugore ubure kugira ibitekerezo uri kubikubwira ari umugabo urumva aho rero nimba byarabayeho bwari uburyo bw'irari urumva uri kubyumva neza nimba bwarabayeho bwari uburyo bw'irari rero Pastor Hakimu aho ngaho kuba umuntu ahubwo ukavuga ngo kuki byabaye wenda kuri benshi social media zo mu Rwanda turazizi izo hanze ntazo nzi abantu batatse ku kibazo cy'umuntu
bahita baza bakajya nk'ubu reka nkubwire kugira ngo uzabone umuntu uzarwanirira Sandrine ku kibazo cye na Mutesi na Feredina biragoye kubera iki abakunzi ba Pastor Mutesi ni bamwe mu bahanga bazi kwandika comment kandi batarambirwa iyo umuntu agiye muri comment agahuramo na comment 40 ziri gutuka Sandrine nta waza yandikamo ngo mwirenganye umuntu ariko ubu batanu nk'ubu Bosco Impaya ateye kamera akavuga ukuntu Sandrine yarenganyijwe na Feredina Korode akayitera tukaza tukavuga waburebe biba kuri Mutesi mwese nimwabibonye ejo bundi Asi yari ka video gasohoka si byari bigoranye se ku mukozi w'Imana guhita ubyakira ariko umva kantu twireferagaho we nta kibazo Asiya nta n'umugabo agira kandi mu magambo ye yitangarije harimo ibishegu 7 bikomeye umukozi w'Imana atakagombye kuvuga ariko kuko itangazamakuru ryari rirwaye Mutesi kuko yanze ko bafata ubukwe bwe twese twaraje dukinga ikinyoma abantu ku majwi gusa Mutesi avuze ku majwi yonyine duhita tumugerekaho ko na video ari we wagize ute wazisohoye reka mbere ko dusoreza kuri kino kintu hari inkuru nabonye yiriwe imihanda aho bivuga ko uyu nguyu Vice Mayor wa Musanze Axel Kamanzi wa mugabo wa mubyeyi video nakweretse wigeze gusuzugura itangazamakuru mu gihe baramuhaje ikibazo kijyanye ariko nta nubwo buriya nta nubwo yabimye amakuru ahubwo ngewe nkeka ko umuntu ashobora kujya kuvuga urumva uriya mubyeyi ukuntu yagiye kuvuga akabihorera wasanga ari n'umuntu rwamunigiyemo wasanga ari n'umuntu kuko yarahagaze nk'ugiye gusubiza noneho hari rwanze ijwi ryazamukaga rikanga kandi kuri iyi mihanda rega abantu bashaka gutwika nuko mutabizi abantu ntibarabisobanukirwa bari kurara batekereza ngo nakora gake ngo menyekane ari nk'umutipe avuze reba nka wa mutipe wagiye mu gusezerana bakayamubwira subiramo hariya se hari kwa nyina ariko kuko yashakaga nyine gutwika ako kantu twese turaza subiramo urakibuka ari n'undi mujyama wamaje gusezerana atera haleluya 7 mu ntuza mu murenge none se ubwo gusezerana nicyo kintu cyari gikomeye kuba abantu bari barajyanye indangamuntu bakabandika hari abantu rero bashaka hano gutwika kandi bashaka akantu kazatuma batwika kandi wibikemo ko uyu mu Vice Mayor yize itangazamakuru yahoze ari umunyamakuru nyine ararizi yarazi ikintu cyatuma nyine yotsa atwika ngo bazebutse abantu ko gafaranga ubu ngubu turi kuvugana turabigarukaho mu kanya nabibonye by'uko ngo yakatiwe iminsi ariko nekeza ko ari tayito ntago biremeza uyu munsi ntago ari wonyine mbibonye hano hari n'ahandi yego reka mubwire turabisorezaho mu kanya ku nkuru y'agafaranga ahubwo tukiri kuri Vice Mayor rero uyu Vice Mayor ni wa muntu ubu ari abantu bicara bakavuga utariko mu karere byanze nakora iki nk'ubu natwe twicara aha turavuga utariko YouTube umunsi byanze niyo mpamvu ubu usenga uti Mana ngize amahirwe nkabona akantu nashinga hariya cyangwa nkagura akantu ukajya rero nawe ubwo bavuti ibi bintu birangiye byakwe ko ndi umunyamakuru sinakwikorera itangazamakuru ryanjye urumva rero ugasanga abona byamwora agashaka akantu kazatuma nanarizamo azaba arimo amenyekana atwika ko bitayimanukira aho ngaho kuko reba nk'uyu mujyama Scovia yirukanye urabona ko yari amenyereye kwa Scovia ariko abantu ntibamukunda ari wenyine ariko reka da erega nje ntiwambwira ngo uvuye kwa mama urwa Gasabo mwararerebwaga na miliyoni n'ibihumbi 500 urayivu yanyiri mu bihumbi 70 uri kurebwa n'ibihumbi 10 none uyu munsi ukurebwa na 6 ibyo bintu si ibyawe ntago ari ibyawe mu cyumwe nturagirana urugero reba nka ba DJ Brian kubera mu bitaramo reba ukuntu cano yabigenda izamuka urumva nta bundi buhanga ni ukuvuga iki rero ni uko uyu mudamu cyangwa nimba ari n'umukobwa simbizi arabizi neza ko we agomba arabizi neza ko agomba gukora akantu kazatuma twika nyine muri ubwo buryo mu gihe azaba yaje kuri YouTube yego ndakumva cyane so uri gukoresha akagozi ko okay yego reka mubaze iki ngiki rero
muri kano kanya impamvu nari nkomoje kuri uwo vice mayor nyuma yo guhunga itangazamakuru aka kanya nawe yaje kuri YouTube yafunguye YouTube channel aho abantu bari kumuha urw'amenyo bati aka kanya ntagiye kuzajya yiruka imihanda uyu mubyeyi tumuhere yitega iki ahubwo mpamagare ndi uwa mbere ampe n'akazi njye abantu nk'aba nibo mba nanishakira njyewe naze nawe ashakishe nk'abandi azashake views zibure cyane zibure nawe abona ukuntu twakakaye wenda ejo niba mugira icyizere bakamuha ministeri azamenya icyo azakora muri YouTube azamenya uko bimeze cyasa nabiganiriza atange n'ibitekerezo yego juste reka dusoreze ku nkuru ya Gafaranga mbere ko tuyisorezaho nifuzaga kukubaza wumvishe ubyo Chita yavuze aho yaravuze ati itangazamakuru rwose bizagenda bite mbese yitabaje Scovia anitabaza n'umukuru wa RIB ati mutubare mudufashe kuko abantu barenganira ku nkiko ibyo bikomoje ku mubyeyi Annette Murava wabonye uburyo yasimbutse eje imodoka gikomando uburyo yasimbutsemo aravuga ati rwose ndabitabaza mudufashe ese undi wowe uriya musimbuko wa Annette Murava uvuga hiki ahubwo ngiye hari anga Annette Murava Annette Murava arabizi ko ni umusocial media sibyo ni umuntu ufite indirimbo yarebwe na za miliyoni ntekereza ko kuba yarihishaga inkiko nuko byari byamaje kurangira kumenyekana ko ari we wareze umugabo icyo ni icyambere kuba yarirukanka agashaka ko ntabamubona ariko nk'umuntu w'umusitari w'umuyutuba yikumva ko abayutuba batitabira urubanza rwe kandi niba rwitabira baraba bafite n'amavideo icyo si cyumvikana ni ukuvuga ngo rero hari Annette Murava nawe yagombaga kumenya ko akeneye ko bavugirwa yego yagombaga kumenya yuko nimba ibibera kuri social media arabizi sibyo noneho ngo umuntu yari afite ubwoba cyane ngo yitwa Korode rero kuriya kwihuta nekereza ko niwe wikozeho naho Chita kubivuga kuriya keretse ahubwo nimba batangaza ibitari byo ariko nimba batangaza ibiri byo uretse no mu Rwanda no mu mahanga abanyamakuru baba bari ku nkiko sinibaza rero ko uyu munsi wa none byaba ikibazo icyo nabwira Chita we hubwo abo banyamakuru avuga ko nawe yari yagiyeyo kandi ko yavuyeyo none se yatangazaga ari impuhwe ntawamenye ndabizi neza ko nimba hari abajya ku rukiko batari abanyamakuru abo nibo bakumirwa sibyo ariko ntekereza ko umunyamakuru wese azi icyo gutara inkuru bivuze azi icyo bisobanuye kandi azi nuko bayitara kandi azi n'uburyo ki babikora ahubwo nimba hari ibyahabereye binyuranyijwe n'iki n'amategeko n'ibyakagombye kubwira Scovia kandi nanone abantu bajye baba amacuha urumva abantu nabwo bajye baba amacuha bwije ariko ni inkuru ya isotse aka kanya nashaka kureba nimba hari ikinyamakuru cyaba cyayanditse urumva rero ijyanye na Gafaranga icyo navugaga ntago Gafaranga abanyamakuru babura kujyayo noneho rero nimba hari abajya ku nkiko atari abanyamakuru nibagende nk'abagiye kumva urubanza inkuru bazikorere inyuma y'urukiko urumva ariko noneho navuga ngo babyiteho nizere ko nawe abizi ko ari kuvuga ngo nanjye munyiteho sibyo rero urwo rwobo ari gucukura azarujyemo wenyine ariko abantu ku nkiko ubu isi yabaye nk'umudugudu kubera imbuga nkoranyambaga baba bakeneye kumenya ibyavuyemo ahubwo tubwira abantu barega n'abaregwa kuki bihisha itangazamakuru kandi ibirego byo baba babizi ko byanyujijwe no ku bitangazamakuru urumva ni ukuvuga ngo ubwo nimba abwiye RIB gutyo ubwo aranababwiye ngo ntihazagire amatangazo y'imanza mwongera gucisha hehe mu binyamakuru risohotse nonanga kuri Gafaranga twarisoma umuntu akahita anasubiza n'ikiganiro itangazo risohotse kuri Bishop Gafaranga yafunzwe iminsi 30 y'agateganyo mu igororero
kuri uyu wa gatanu tariki 26 Gicurasi 2025. Urukiko rw'ibanze rwa Nyamata ruherereye mu karere ka Bugesera mu burasirazuba rwategetse ko Habiyaremye Zakari wamamaye mu itangazamakuru nka Bishop Gafaranga afungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mu igororero gereza. Ubwo ni igororero ariko bashyiraho entre parenthèses gereza mu gihe ategereje kuburanishwa ku byaha akurikiranyweho birimo gukubita, gukomeretsa no guhoza ku nkeke uwo bashyingiranywe. Ubwo yitabaga urukiko kuri uyu wa kane tariki 22 Gicurasi 2025, ubushinjacyaha bwagaragaje ibimenyetso birimo raporo ya muganga igaragaza ko Murava afite igikomere ku ijosi, aribwa mu nda ndetse arangwa n'agahinda gakabije gashobora kuba gashingiye ku ihohoterwa. Hari kandi n'ibyavuye mu nzego z'ibanze bigaragaza ko mu rugo rwabo hahoraga amakimbirane. Twibaza ahangaha rero Justin, wisomye ku cyo kinyamakuru Inyarwanda nk'iki hano ni inkuru dukesha inyarwanda.com, ni inkuru dukesha inyarwanda.com. yego Twibaze hano Murava yapimwe buriya umugabo mugenzi we gukubita ngo ni Bishop cyangwa se n'umupasiteri, ubyakiriye uti? buriya rero iyo ibintu byageze mu butabera muvandimwe nta kintu mbivugaho, kuko bimwe mu bintu bishishoza amaze kubona ni ubutabera bwo mu Rwanda. Buriya inkiko zo mu Rwanda cyane nk'ibi birego by'abasitari ntawe zihohotera, nta n'uwo zirenganya. Ni ukuvuga ngo rero Gafaranga ubwo ibyo byose bagiye kubyigaho. Ubwo ntekereza ko ubwo yagiye muri hamwe Sarunga afungiye, niyo gereza bamujyanyemo, niryo gororo bamujyanye. Ubwo mu kanya turabyumva no ku gihe. Karera hamasubiriza Chita. Ese Chita kuri kwamagana itangazamakuru ku nkiko ko ibi biba bisohokeye n'ubundi mu itangazamakuru nazo bazice, none se ubwo iyo batajyayo imyanzuro tuba tuyimenye gute? Rero ahubwo Chita weho wongere wicare wige, yisubireho wicare wige. Nimba abantu bagusabye ikiganiro ukaceceka, nyine ejo rwose Chita yasuzuguye Claude pe, aramusuzugura. Claude aridefanda biranga. Icyo nge navuga cyo, nimba hari akavuyo kabera ku rukiko erega buriya baba polisi baba bari ku nkiko barabibona. Buri urugero abantu twitabiriye urubanza isomwa rya Nibishaka, yego baratubwiye ngo amafoto ntagize ute ntiyemewe. Urabyibuka hori gufata amajwi ntibigize ute uri kubyumva. Rero amashusho yo mu rukiko mo imbere ntibyemewe, ariko bishatse kuvuga ngo hanze wakora inkuru kandi ugatangaza ibyo wagize ute wumvishe basomye. Nimba hari abibikora binyuranyijwe n'iki n'amategeko, aba ari bo bazakurikirana. Shise ndagushimira, urakoze cyane. Dushira abantu badukurikiye kuri Nyako TV, Duhinduke TV, Sirimu Jesus, Inonwa TV, mabwire ngo ibiganiro byacu ni akagaruka. Ciao ciao.